wari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo none ndebera ibintu nkoreye uje kunsenyera unzanye no kwitangazamakuru wagiye kubikora utambwiye ahubwo mbabarira umva nkubwire umva nyine mbabarira nkubwire nyine mbabarira wineza abantu mbabarira umvire mu rugo reke nigende n'ubu nanjye kwishakira imibereho nimba atanamwemera yakabaye uwanjye ntabwo wakaje kunera mboti yajanga umva ahubwo mvira mu rugo ugende ntabwo wakaje kunera mboti yajanga ko nwitinda nguyu wambwira ngo nguyu yaje ajya hehe ibintu nkoreye nk'ibiki wambwira ngo ibi ndabona nuko byikuramo impamvu uri kumera umugabo undi umwana wanjye simbyumva bamari iki se ahubwo aho kuno kumuraga ibishobotse wagira ngo undi migende umva mbabarira umvimbe reke nitambukire nigende gusa umwana wanjye umwana wawe kutamwikoreye se ukiterinda ukinderinda kutigeze wikorera umwana ntago musiga watanze waramureze mbese noneho uje gutwara umwana kubera ko nzi yuko neza ibyo twakoze byari ibanga none wabijyanye ku itangazamakuru ukize ku karubanda ntukize ku karubanda se nuzanye keza nani byambabaje kumva ngo umwana wanjye uri kumuhundisa kandi nundi se utari nawe atari no nese wowe se wamumariye ahubwo ntabwo biri bukunde ntabwo bikundana kandi umwana mama wase kushaka kurwana n'umugabo ntabwo bikundana kandi umwana wanjye ngwino njyana umwana mama wase waba wariragiye urataha umutwe wibaza wakura muganga gakondo kandi wizewe va ku giti dore umuganga gakondo ndetse no ku bimera aratanga urubyaro ku bagore n'abagabo barubuze abagabo ku bakobwa bagumiwe agatanga umuti ku bagabo n'abagore bikinishije agatanga umuti ku bagabo bagera mu buriri bikanga ndetse n'abagore babuze amavangingo muganga gakondo arahana bahemukiye abandi ndetse akanagaruza ibyibwe akarusho avura amarozi y'amoko yose amategano amatamikano amahuherano ndetse n'ayandi aratanga ubutunzi ugatunganyirwa ugatura aho wifuza hose avura indwara zananiranye amibe telekomunasi umutezi ndetse n'izindi ahumura ibibanza ndetse n'imirima byarozwe bitaba byagurishwa cyangwa ngo byere akarusho arakuvura aho waba uri hose haba mu mahanga cyangwa mu Rwanda ku bindi bisobanuro umuhamagare cyangwa umwandikire kuri telefone igendanwa. Ndi kumwe na Jean Pierre ngena ngo muramwibuka ari we wabyaranye na mama wase wa mwana nyine papa wase yavuze ko atari we ubushize twaraganiriye atubwira ikibazo afite nyine ko yamenye amakuru y'uko umwana bavuga ko atari we abwo yambwiye ko azambwira tukazajya kuri mama wase niyo mpamvu turi kano kanyereka mbanze ngo ikaze murakoze meze utese ndaho rakomeye yego Jean Pierre ugarutse yego ku kiganiro twari twajyanyemo mbere nkubwira ni ugomba kumerekeza nkajya ku kibazo cy'umwana wanjye mama wase rwose ubu ndashaka kujya kumureba yego hanyuma tugiye kujya kumureba hanyuma tuganire nawe tujya kumureba mu rugo tuvugane nawe ubwo ni wowe muri make nge nta bintu byinshi ndi buvuge ni wowe ufite ibyo ushaka kumwibariza n'ubundi nuko umuntu wese afite uburyo umuntu yitwaza umuherekeza icyo ngira ngo mvuge ngo umerekeze bitaba amazimwe yego bitaba amagambo bitazaba inkuru mbarirwa iba uhari hanyuma wowe ibibazo ufite wumva ushaka kumwibariza nitumusanga wenda tugasanga hari ubimubaze ikibazo mfite n'uburyo arimo ashaka kunangira umwana ndiho ndise ndagira ngo namwe mujye kumvira rwose impamvu nangira umwana kandi ndise w'umwana nawe abizi ko ndise w'umwana yego ndagira ngo mumfashe tugereye reka twe no gutinda kuko ndabona amasaha ari kugenda amasaha yo gushakisha ndabona ari kugera reka dutambike tuzamuke tuhagere tumuvugishe hanyuma ibindi byo nituhagera tukaganira nawe tukavugana ndatekereza turahava igisubizo kibonetse cyane reka tugereyo inzira ni iyi ko mbona ari gufunga ahubwo se mama wase ko uri kugenda ugiye mukomere sibanza usuhuze n'abantu muraho ko warakaye amakuru ninde ukugejeje hano se se mama wase ubwo kuko kuhagera si uburenganzira uratembereye se uburenganzira buhe se yabikwiye ntabwo se yabikwiye rero ubu ngubu ngarutse kugira tugane ku kibazo cy'umwana tuganira hehe se ahangaha iwanjye cyane ahubwo se ugiye kujya mu kazi ngiye gushaka imibereho y'abana banjye umugabo yaraje kukureba
mama wase ko kare twiye kuvugana nkubwira ngo ndibuze kureba tuganire ku kibazo cy'umwana wanjye. Ubuhe mwana ariko ubundi? Buse koko ubuhe mwana? ko mama wase Umugire Jean Pierre uranyuwe n'akanya. Ubu naje kwigunga ahangaha kuko mfite umwana twabyaranye wowe. Ese umugire Jean Pierre uranyuwe n'akanya ko umuhungu. Turamufitanye umwana w'umuhungu je. Umwana w'umuhungu Jean Pierre dufitanye umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu mfite nagaru wawe. Mwande. Sibyo? Nuwanje. Ahubwo wowe reka kunyerereza reka njye kwishakira imibereho y'abana umbabarire. Ubwo koko Mamu. twavugana akarutanyemerera ngo nze kuza tuvugane. Uyu mugabo se mwabyaranye. Mama wase. Yarabitubwiye. Mama wase. Yarabibabwiye. Mama wase rega nawe nuko yenda ashaka kwanga gusenya. Nawe yajyaga byemera. Ariko umwana no wa papa wase nagaru uyu nguyu. Ahubwo atamwemera. Atamwemera gute se? Hanyuma se mama wase. We. Uyu mugabo ntisi mwabyaranye. Twebwe ubwa mbere yaratuganirije atubwira byose uko byagenze rwose reka wenda utagira ngo ni amagambo yaratuganirije ukuntu mwabyaranye byose arabitubwira kugeza uyu munsi yambwiye ati ndagira ngo njye kura mama wase mubaze ibibazo nshaka kumubaza dore niyo mpamvu turaharwa nta n'ikindi none nawe uragira uti umwana wawe ni ari ese wowe wagiye kunanga kwitangazamakuru kugira ngo bigende bite kuzi ko ari ikintu kibanga twagiranye igihe nawe ikintu cyabiteye ni kimwe mama wasubanze byumve numvise niba ukoranye umuntu nibanga ni ngombwa ngo ugende ujyane kwitangazamakuru na n'umuntu waruzi ibyanjye nawe none se nanjye ko mwanjaniye y'umwana mukiriya kumutangamo umuhundi se atari se kandi nanjye namujyanye habaye iki se nanjye icyo cyane warakoze igikwiye naje kuvuga ni nze ndebe mama wase ambwira impamvu ashaka kunangira umwana niyo mpamvu nifashije nanjye nese uwo mwana uramuhahira cyangwa uramugaburira ariko mama wase nubizi ko hari uburyo ngo ufashamo bworoshye ariko bufasha umwana koko mufasha umwana nawe yigira ufasha umwana warambwiye ati mama wase reka ngushyire hariya mu nzu ngo ukodeshereze inzu nujye kunyangariza umwana kandi uzi ko ariyo mfura yawe y'umuhungu wari ufite urumva hamwe narenze nandukana nawe mfite inda y'amezi 3 ntabwo ari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo none ndebera ibintu nkoreye uje kunsenyera unzanye no kwitangazamakuru wagiye kubikora utambwiye ahubwo mbabarira umva nkubwire umva nyine mbabarira nkubwire nyine mbabarira wineza abantu mbabarira umvire mu rugo reke nigende n'ubu nanjye kwishakira imibereho y'abana nanga kugusenyera mama wase nese ubu ngubu uje kunyubakira se nyine ubu ngubu uje kunyubakira ariko hene yifashishije itangazamakuru nese yifashishije itangazamakuru ukize ku itangazamakuru ntabwo yigeze uza ngo tubiganireho ikibazo cyanjye n'umwana ntabwo yigeze uza ngo mbwire uko twabigenje ngiye nawe ubwo so ikindi kintu basi ubwo tubigenza ariko kibura mu mwanya wa mugani mu mwanya tubiganire mu mwanya tubiganire rwose hari ibibazo nawe mfite tushaka kuvuga ku kibazo cy'umwana ngaho mbwira ku kibazo cy'umwana ikibazo mfite ni kimwe mama wase n'uburyo numvise ibiganiro numvise hari umugabo nese ngewe yumamagara tukabanza tukabiganira kuzi yuko nagiye n'ibibazo nari mfite nkajya kwishakira umugabo akaba yarazi ko umwana ari uwe ukabureba ibintu nkore ubuze ibintu nkore nese ubu nagusenyeye ubuze kunsenyeye ndajya hehe nyuma narabyaye n'abandi ngusenyeye ku kibazo cy'umwana wanjye noneho abandi se urabashyira hehe abo nabyaye nyuma y'uriya mwana wawe ubuze urabona ibintu nkore wowe bibaho wowe koko urabona utamemukiye nabaje kubategura aho bagomba kuba warabategura aho bagomba kuba cyane umwana wanjye w'imumera undi se ndahari ndi se sindapfa ndiho kumutwara se kuvuga nkaho ushaka cyane se ahubwo urumva ushaka umwana bakaduhaye n'akariba ahubwo bakaduhaye n'akariba karibu ijya hese ko ngiye mfunze ngubwiye ko ngiye kwishakira imibereho y'abana none se ubwo kutambwiye uko byagenda ku kibazo cy'umwana wanjye rwose ushaka guhanza se wundi kandi nanjye ndiho nese uriho narenze ngenda uri hehe ntabwo nari mari tugiye twirirwa turwana buri munsi uwo mugabo tugiye twirirwa aho duhuye turwana dore yaranamvuna muri gupfa umwana dupfa umwana wanjye dore ukuntu akaboko kanjye akaje nese murenda mupfa umwana nyuma ukimara kunera inda nkakubwira ko nwite wigeze umbwira ati cara ahangaha nzagufasha bishoboka byose hari ibyo yakoze ndangije ndakubwira ni rero ndeka nishakireho imibereho none n'imibereho nari mfite nayo uje kunera mu rugo iwanjye ubu ngubu nibwo wibutse umwana yarakuze narareze naragize gute na papa wase yaraguze ibikoresho byose cyane ko nawe amaze kumenya ko ndise bikanamushimisha n'umugabo agenda atubwira ko umwana amufasha iki se singuyu yamufashije iki se turakura nka ubufasha bw'umwana ubufasha buhe se we by'abagabo bavuga wabihagararaho
uretse ko yenda wafashije iki nyine hari ikigo manguriye nyine hari ikigo manguriye ku mashuri kwa muganga njya kubyara wigeze wishyura ibitaro kuvayo nari wari ubizi nese nde ntabwo ari yawe ntabwo wari uzi ko ari yawe cyane nari mbizi nese icyo wakoze ni ikiye muri byose none umwana abaye mukuru wumvishe ko umwana igihe uri kumubona wenda atembera mu nzira ukavuga ati ngewe rero ndashaka umwana mwagikora kubera ko umwana amaze gukura nibwo mwagikora birashimishije ko umwana akura akageje uzanye indezo se twahareba uburyo tubivuga nyine uzanye indezo iyo watereranye umuntu wasana n'indezo uje kunsenyera urugamba narwanye ntago uruzi narurwanye njyenyine ugaramye hariya ngaramanye n'umwana wawe nta n'umuntu wari ubizi ahubwo wowe nanze kwitangazamakuru ngo mama wase ngo njye mbabara winangira umwana ubundi bindi mama wase wincika winangira umwana wandetse nk'ingendera se winangira umwana noneho uje kunshyira ku karubanda nicyo uri gushaka ese uri nde wakuyoboye ahangaha mama wase nawe ninde wakuyoboye hano ahomba nese n'uri mu gihugu uri mu Rwanda umwana abaye umusore ndavunitse ngize gute naye bitabapfu uraje abana bagiye gutembera kubera nyine bagiye gutembera kubera yuko kwa mbere bazajya ku ishuri bagiye kwa nyina wabo nabahari n'ingiye waruhari ngiye nyina ariko barasa nimugoroba nese uwo mugabo wamuhaye wa mugani wamusubiza ibyo ariko kubaza twabwiye twaraganiriye atubwira ariko Keza ntago byari ngombwa sibyo nimba ukoranye n'umuntu ikintu sibyo wajya kugenda ukamubwira ati rero njyewe ndabona ubuzima bwanze nawe nta kintu uri kumfasha reka mbigenze uku ntago byari ngombwa kugira ngo anere naho nitwa ko nashatse aje kubaza umwana aya masaha numva ari gutera amatiku y'umwana ko niyaburanye na papa wase ntawe uhari nawe uhari nyine njye aje kureba kandi ngiye kubera agahinda mfite n'ibyo yambabajemo ntago nareka kuvuga ahubwo yagakwiye akamva imbere nkajya kwishakira imibereho y'abana bagasanga n'abatekeye ikintu kiri kumbaza ni kimwe nanjye nawe cyanzinduye ni uburyo uri gushaka kubumera umwana wanjye undi mugabo kandi uzi ko najyanye nduri hese najyanye inda ntago nabikubwiye njye kujyana inda ntago nabikubwiye warabimbwiye wambura kubonye undi mugabo ugukunze nyine hanyuma uremera njyana inda yawe none umwana ndamureze arakuze papa wase areze umwana arakuze none uraje ngo umwana wanje ibyo bintu bibaho na papa wase atari kunyemera umwana abizi ko ari uwanjye umwana n'uwanjye rega nawe arabizi ko umwana ari uwanjye afite n'ibimenyetso byerekana ko umwana atari na papa wase cyane papa wase bwe ntago umwana wamwemera nubwo ariko nimba atanamwemera yakabaye uwanjye ntabwo akaje kunera mbotiyaje ahangaha umva ahubwo mvira mu rugo ntabwo akaje kunera mbotiyaje ahangaha nanjye marindi se uri se icyemezo cyemeza ko umwana ari uwawe n'iki ntabwo ndi buvyemere nyine icyemezo cyemeza ko umwana ari uwawe n'iki none se icyemezo umwana ngo suwe ngo niki nayo kubera ko twari inshuti twabanaga uzi ukuntu wamemukiye urangije byiza twagiranye nese warabyibutse ibihe byiza twagiranye njye nawe wigeze ubyibukurana bizirikana bavuga ati byibuze twagiranye ibihe byiza reka ngire icyo mufashe nagiye guhaguruka mu rugo kubera yuko nari nishimye njyewe none rero ibintu uje kunkorera uje no kunsenyera nawe nibereye ufite amafaranga ufite ubushobozi ntabwo nari kugusenyera kukubuza amahirwe ariko no mu bukene twari kububanamo kuko naragukundaga waratubeshye nawe ibaze ko waduhakaniye kuri mwana ngo ari wa mama ari wa papa wase ariko njye nashakaga ubuzima bw'umwana wanjye ahubwo uyu nguyu aje ku itangazamakuru gute aza kuneza mbotiyaje nimba narahuye n'umuntu tugakundana sibyo tugashakana atazi ko nwitinda nk'uyu nguyu wambwira ngo nk'uyu nguyu yaje ajya hehe ibi nankoreye ni nk'ibiki wambwira ngo ibi ngibi ndabona nuko byikuramo impamvu uri kumera umugabo undi umwana wanjye simbyumva bamari iki se ahubwo aho kuri kumuraga ibishobotse wagira ngo ubundi migende mbabarira imbere reke nitambukire nigendere gusa umwana wanjye umwana wawe kutamwikoreye se ukiterinda ukinerinda kutigeze wikorera umwana ntago musiga watanze waramureze mbese noneho uje gutwara umwana nuko urakoze cyakoze uje kunsenyera nta kindi kintu nabona navuga ahubwo ndanamutegereza nimba uko bimeze ndamutegereza aho havira gutembera ngende mujyana kuko namaze kumutegura nanjye aho agomba kuba
urategurira abangahe wimera umwana wanjye nyine urategurira abangahe ese uretse nkigenda ko narindi kwihuta nkabona uraje niwamamagaye mfite telefone ntabwo yigeze umamagara waretse nkigendera urabanza igisubizo cy'umwana wanjye wimera umwana se utari se wimera umwana se narenze muhase se wowe uri hehe hari wowe waragiye mu butumwa nyine waragiye mu butumwa ndimo mushakishiriza cyane ndimo mushakishiriza ndimo mushakishiriza hanyuma yo kumushakishiriza se ndangije uranyangaza ndangara ubonye umwana amaze gukura urangije uraje ngo mutora kambwire niyambaze ubuyobozi da ubwo naho ubuyobozi niyambaze naho ubuyobozi niko bizagenda nyine wowe genda wiyambaze ubuyobozi sibyo nanjye iyo mwana ndayikeneye kuko igihe narereye ni kinini noneho ndagira n'icyo nisobanuraho ko nabwiye ko indarije yego mbabarira rero atayemera wowe ujute se kandi atayemera wagiye kunanga kwitangazamakuru wagiye kunanga kwitangazamakuru urambwira ngo wateye inda sibyo kubera ko nzi yuko neza ibyo twakoze byari ibanga none wabijyanye kwitangazamakuru ukize ku karubanda ntukize ku karubanda se ntuzanye keza nani byambabaje kumva ngo umwana wanjye kumuhundisa kandi nundi se utari nawe atari no nase wowe se wamumariye iki ntago namwangaranye hari umuntu wangarana umwana w'umuhungu nyine hari umuntu wangarana umwana w'umuhungu nyine barakurereye nawe zana iyo ndezo zana indezo uzutwara umwana wawe ariko niwambwira ngo uranye umwana wanjye yenda wambwira utyo ariko umwana wanjye ndamukeneye uramukeneye cyane rwose cyane mukunda abakuze mbese ntago mbihakana ariko umwana wanjye ndamukeneye baba we umwana wanjye ndamukeneye ni nacyo cyanzinde mubaza akabazo k'amatsiko wagiye wibuka nibihe byiza wagiranye n'umuntu warangiza sibyo ntacyo dupfa nimara kukubwira ko nwite byagenze bite ntacyo nari gukora kuko wari umbwiye yuko ifitiye undi musheri ntacyo nari gukora ihangane wimusunika muri rigori ndabona ugenda umusunika bita kumuta muri rigori ikiri imbere hano gato tuganire hano ikemura ikibazo hanyuma rwose tukane nk'abantu wowe wagiye wibuka ibihe byiza wagiranye n'umuntu nakubwiye impamvu nangaga kugusenyera kandi wiboneye umugabo ufite amafaranga narabona umugabo se nagiye kugenda nabikubwiye twari tubanye neza mbere twari neza urabizi twari tubanye se wari watumye nza n'iwawe cyangwa nakubwiye ikibazo munatera inda rimwe cyangwa nakubwiye ikibazo nari mfite urambwira ngo nta kibazo ngo ihangane ndategereza mu rugo bamerera nabi ndangije nibonera umuntu ugiye kunkura mu rugo ariko niyo kwangiye kugenda si wagiye se kwishakira undi ntabwo yanyangiye ariko ngiye nabonaga yuko n'ubundi ibyo yakoze yabikoze atunguwe ntabwo yari abifitemo gahunda sibyo yabaza kuba abifitemo gahunda ariko kuvuga ati ndateye umuntu inda twarakundanye twajyanye mu rukundo reka turere uriya umwana naramutwaye ndagenda mbwira papa wase ati inda ni yawe nakundanye na papa wase nani byo yarazi nabyo yarazi ariko ndebera ukuntu ariko rero oya mama wase ibuka neza uyu muga oya reka ndebera ukuntu akize kwitangazamakuru njyewe twakoranye reka nkwibutsa akantu wibagiwe uyu mugabo nubwo uri kumurenganya ngo niwe uguteje abantu papa wase niwe ubwe wabanje kuza atubwira ikibazo cyawe nawe uyu nguyu yaje nonaha aje nyuma papa wase ubyibuka neza niwe wabanje kuza avuga yuko yaje kumenya amakuru k'umwana cyagiye akiza mu rugo ukimwemera kugaruka nibwo yaje atubwira ikintu ibibazo byose mufitanye atubwira ukuntu yamenya amakuru y'uko umwana atari uwe ahubwo yarabitubwiye wowe ntiwabimenye nyine urumva ntiwahita yarabitubwiye atubwira ukuntu umwana atari uwe byose arabidusobanurira atubwira ko azazana n'ibimenyetso uranabigize ikiganiro yaragikoze rwose papa wase atubwira ukuntu umwana atari uwe uyu mugabo rero aje kubera ko wavuze yuko umwana ari uwa papa wase kandi papa wase rivugiye ko atari uwe uyu rero ntabwo ukwiye kumurenganya kuko ibyo kubaje yaje kumara icyo aje kumvundira ko aje kunsenyera nawe uje kumara iki koko nangerega ko warashatse byaranshimishije gushaka byaranshimishije ahubwo ikintu kiri kumbabaza no byaragushimishije reka no kibemera binatwaye ahubwo umwana akaba amaze gukura ukabuje ngo umwana kutigeze kundeba aho nari ndi kumubyara ikintu kibabaje ni iki uri kunangira umwana ute kandi uzi ko kwa muganga kandi umwana afite undi se mwabana impamvu mutanga ariko gusenyera reka ngusobanurire impamvu mutanga njyewe nagiye mfite inda yego kugenda mfite inda
narakubwiye ngo waneye inda nta kintu na kimwe wigeze umfasha wambwiye ko nta bushobozi ufite yego ngiye kugenda nakubwiye ni mbabarira ureke nigendere yego nabonye undi musheri ushaka ko twibana ngenda ari ibintu tuvugana nawe uje hano kumara iki ubu nzanywe n'ikibazo cy'umwana wanjye rego nawe urabyumva nicyo cy'umwana wawe kinzanye numvise uri kumera undi mugabo kandi ndiho ndise nawe ubizi nubizi se ubundi ubizi ko ndise yego uri se ariko ntacyo umaze ahubwo wowe uje kumvundira uje kunkura naho narindi ntabwo ndi ariko buriya baravuga ngo nyina w'umuntu n'umwe ariko na se burya bumwe buriya nubwo wamwomeka kuri papa wase nubwo wenda nawe ari kumuhakana ariko se nyine bari se ariko papa wase yari yamwemeje mbere yari yamwemeje njya kubana nawe yari yamwemeje ahubwo njyewe ikintu ndi kwibaza uyu nguyu yaje ari kujya hehe kugira ngo ansenyere jewe nababajwe nuko uri kunangira umwana nagutangaza rero ntabwo wamwanze akiri mu nda yanjye wemera undi mwana umugabo ako n'ubundi wamwanze akiri mu nda yanjye wemera undi mwana umugabo wemera undi mwana umugabo mari ndiho ikintu gihari rero ndi kubona umwana ni mukuru arakuze wemera undi mwana se rwose ndiho mbese urazutse uraje kandi mu bigaragara umwana arazutse kandi yari yarapfuye arazutse aje kureba umwana kwigaragaza cyane ku mwana yateye inda aje umwana akuze sibyo ku by'umwana urabizi rero nuko wamukoreye iki yatubwiye ko namuraga akagira ikintu aguhereza nyine ni iki wamerezaga iki se siko tutabifotoraga si tutabitoreraga abagabo muri beza ntabwo twaturaga abagabo ngo baze babone ibyo ngo ariko menya ko hari uburyo no gufashagamo bw'umwana wafashagamo rimwe rimwe twanahuraga na papa wasakirwa yiyuhicyuya gusenyera cyakora icyo wakoze n'icyo kutamusenyera cyane rwose ntabwo ni gusenyera umuntu none se uje kugira ubute uje kurwubaka babajwe no kuri ushaka kunangira umwana nibihe bibi nanyuzemo ubu ngubu nibwo uje kurwubaka uyu bunyene umwana wanjye none aje kumva amakuru y'umwana ariko umwana wanjye uburyo oya ahubwo ntabwo bikundana kandi umwana mama wase kushaka kurwana n'umugabo ntabwo bikundana kandi umwana wanjye ngwino njyana umwana mama wase ntabwo njyana namujyanye hoye ubu naje niyo mpamvu nifashishije itangazamakuru ngo rize rigire uburyo rindenganura ubwo wowe reka nkubwire wowe uri kunesha igihe reka nigire muri gahunda zanjye urumva abana bagiye kwa nyirakuru na nyirakuru ntabwo bazi usibye ibyo wamemukira none se ubwo nzagaruke ryari basi waretse se basi tukazagira ubundi duhura tukavuga mama wasi ubwo ko kugiye tudakemura ikibazo cy'umwana wanjye ubu se umwana rero umwana nta n'uhari ariko se mama waseka ari kuvuga ngo nta kintu wigeze umufasha ubundi bimeze bite kandi watubwiye ko wajya kugira ikintu umupimira buriya rero naramufashaga nuko tutabifotora cyangwa tunabyandike mu ikayi twaro akambwira ati nkeneye 5 nkabimuha nkeneye 10 nkabimuha nkeneye imyenda nkayigura i Kigali nkayimuzanira nkigendera ntabwo byari ngombwa ko duhamagara abantu ngo dore nayo mwana mfashije umwana mwibiryo ubu yewe ndabona rero byanze ndabona nta kintu tuganira nawe ahubwo se ko mbona yamindukanye kandi twari tubanye neza mu minsi yashize twaravuga buriya ntabwo rego umuntu uriye umwana neza bikarangira ntabwo muvugana rimwe ngahita byumva reka dusoreze hano turamubuze n'ubu dusize hano kandi ntitwaguma tuhagaze aha ngaha nubwo adahari utuzongera tumuvugisha ikindi gihe tumuganirize turebe ko hari icyo mwazumvikana kizima gusa murakoze yego ubwo tuzasubira sawa